Mwaramutse neza kandi abandi mwiriweho, turabashuhuje ahantu muherereye hose, abari mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, abari mu ntara ya gatandatu ariyo twita diaspora, Ubuganda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Tuvuze Ubuganda kuko aribwo duherereyemo ubu munsi wa none cyangwa ubu ngubu tuvugana namwe. Amahoro y'Imana nabane namwe, inshuti zacu zitwereka ko turi kumwe ziri hirya no hino muri Amerika, Canada, Ububiligi, Ubufaransa, Suède na Norvège. Mwese amahoro y'Imana nabane namwe, tutibagiwe abari muri Australia. Nikaze muri studio zacu cyangwa kuri channel yacu. Imana ibaho umugisha mwinshi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana mumaze kubona inshuro zirenze imwe, ni umukozi w'Imana Makuza Charles. Muramubona ko yiteguye kuduha ijambo ry'Imana. Mwaramutse mukozi w'Imana. Mwaramutse, Yesu nashimwe. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Dushimiye Imana yo mu ijuru kuko iduhaye umwanya wo kuba tubonetse muri uyu mwanya, kandi namwe mu duteze amatwi hirya no hino nk'uko mugenzi wacu abivuze. Imana nibaho umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze twishyire mu biganza by'Imana dusenga. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko ukinguye umuryango ukomeye w'imbabazi tukaboneka muri uyu mwanya. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo Imana, turagushimiye kuba turiho, ntabwo ari kubwo ubwacu, ahubwo ni kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turabigushimiye rero Mwami Imana yacu. Uwiteka Imana Nyiringabo, ibi turi kubikora ari uko wabigambiriyeho kuva kera kose. Ngaho humugisha abadukurikiye mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, kuva none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Turashima Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza kubw'umugambi wayo yagambiriye kuva kera. Twebwe ni ibintu tugenda twibonamo, ntabwo ibi tukivuka twari tuzi ko tuzaba tubirimo, ariko mu mugambi w'Imana yari ibizi. Mu mugambi w'Imana yari yarabiteguye, yarabiteganije. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba rero, ntukihebe, ntugacike intege, kuko Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi munini, Imana igufiteho umugambi muremure, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza, ntabwo ari bibi. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe, umugambi w'Imana ni mugari kuri wowe. Humura, ntucike intege, ntiwihebe. Imana nishimwe cyane, Imana nihabwe icyubahiro. Turashima Imana igumye kuduteza intambwe muri ibi bihe bitoroshye. Njya nkunda gukunda abantu b'Imana, ngakunda n'ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana cyane kuruta ibindi byose, kandi ngakunda n'abantu bakunda ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya irambwira ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo ubitse ijambo ry'Imana mu mutima, ijambo ry'Imana rirakurinda, ijambo ry'Imana rirakuyobora. Mana nishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, gira umwete, ugira inyota yo kubika ijambo ry'Imana, yo kubika ijambo ry'Imana muri wowe, yo kubika ijambo ry'Imana rikuyobore, yo kubika ijambo ry'Imana kugira ngo rizakuyobore no mu bihe ari ibya none, ari no mu bihe bizaza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'umukozi w'Imana bita Mose, icyitangiriro. Turasoma duhereye mu bice 16 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Sara umugore wa Aburahamu
ntibari barabyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagayi. Sara abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wawe wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Reka twongere tugende tuje mu bice 21 duhere ku murongo wa 17. Haravuga ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu marayika w'Imana ari mu ijuru, ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye iki Hagayi? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Mana nishimwe. Reka turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice 7 umurongo wa 11 tugeze hepfo 15. Haravuga ngo bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. 13. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba, agikoraho. Abacikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana nishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Ijambo riravuga ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Mana nishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Igihe cyo hagati kiragoye. Igihe cyo hagati kiraruhije. Kuko umubwiriza niwe wanditse mu bice 3, aravuga ngo hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubiba, hari igihe cyo gusarura, hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana, hari igihe agenda avuga ibihe bizajya ibihe bigiye bitandukana. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Zina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Twasomye amagambo y'umugaragu w'Imana Aburahamu. Imana yaramuhamagaye, imuhamagara ari kumwe n'umudamu witwa Sara. Bibiliya yatubwiye ngo igihe kigeze, Sara yabaga atarahindurirwa amazina, yitwaga Sarayi. Ngo nuko igihe kigeze, abonye abuze urubyaro. Mana ishimwe cyane. Ngo yegera umugabo we, aramuhendahenda, aramubwira ngo mugabo wanjye, ndakwinginze, dore Uwiteka Imana yanyimye urubyaro, ariko ndakwinginze reka ngushingiriye umuja wanjye, uyu munyamahanga, nubwo atari uwo mu bwoko bwacu, ariko wenda wemere mu gushingire, uryamane nawe, wenda yazabyara umwana akazaducikura cyangwa akatuzungura.
Mana ikurinde mu gihe cyo hagati inshuti y'umusaraba. Hari ibihe udateganya, hari ibihe udateganya mu gihe cya mbere, ariko mu gihe cyo hagati ukazabyisangamo. Mana ishimwe cyane. Hari ibihe wibonamo utateganyije, utigeze unasengera, utasabye, nta cyifuzo wigeze ugira cy'ibyo bihe, ibyo bihe ukabyisangamo. Mana nishimwe cyane. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Bibiliya yatubwiye ngo aramuhendahenda, aramubwira ngo mbabarira mugushingire. Nyuma ngo yaje kumumushingira bararyamana. Bamaze kuryamana ngo asama inda. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yagiye muri uru rugo yumva azaba umugore wa Aburahamu. Nta cyifuzo yari abifite, nta nubwo yigeze abisengera. Yabonye bimushikira, nyirabuja mushingira shebuja. Haleluya, haleluya. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Ntabwo iki gihe yigeze agisengera, ariko abyibonamo. Yabaye umugore wa Aburahamu, yabaye umugore wa shebuja. Yugomye gusoma hepfo, Bibiliya avuga ngo nuko abonye amaze gusama inda ngo atangira gusuzugura nyirabuja. Nyirabuja nawe abonye agasuzuguro ngo nuko uburakari buramufata, asanga umugabo aramubwira ngo umuja amaze gutwita, ngo none atangiye kunsuzugura, ngo Imana yo mu ijuru iba umucamanza wanjye nawe, ngo kuko umuja wawe atangiye kunsuzugura kuko yasamye inda. Aburahamu aramubwira ngo ya umuja wawe ari imbere yawe, ngo umugenzi uko ushaka. Yukomeze gusoma amateka, Bibiliya ikwereka yuko yatangiye kumwirukana. Ubwo mwana w'umukobwa atangira ibibazo kandi atigeze yifuza mu gihe yabaye kwa nyirabuja no kwa shebuja. Ntabwo ibi bintu yigeze abiteganya, ntabwo ibi bintu yigeze abisengera, ntabwo ibi bintu yigeze agira icyifuzo cyo kuba yazaryamana na shebuja. Mana ikurinde mu kindi gihe. Hari ibihe twisangamo. Mana ishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo mwana w'Imana. Nshuti y'umusaraba, ugira icyifuzo, Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Dukomeje, Imana yaje kubwira Aburahamu. Iramubwira ngo ya nakubwiye ko nzaguha umugisha. Ntabwo nzaguha umugisha ku mwana w'umuja, nzaguha umugisha uzava mu rubyaro rwawe, uzava ku rukiryi rwawe, umwana uzabyarana n'umugore wawe Sara, kuko umugisha nawe ukwemereye, kandi nakubwiye ko uzaba sekuruza w'amahanga. Mana nishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, Imana ikurinde mu kindi gihe. Igihe cyarageze, Sara aratwita, ngo nawe arabyara. Ku munsi wa 8 ngo umwana baramukeba, ngo umwana amaze gucuka. Iyo usomye Bibiliya ngo nuko Aburahamu ategura ibirori byo kwizihiza umwana we. Ngo Sara rero, ngo mu gihe abantu benshi bari buzuye mu rugo, ngo agiye kubona abona umwana we ari gukina hamwe n'uwo Hagari.
mwana w'umuja burakari buramufata, aravuga ati ibi birori sinza kubijamo, kireba uyu mwana na nyina muri uru rugo. Ati nibyo mwakoze byose ntabwo nge mbyemera, nkireba uyu mwana na nyina muri uyu rugo. Ibi birori sintuma biba, sintuma hano haba ibirori. Uyu mwana kiri muri uru rugo, na nyina bakiri muri uru rugo. Ndashaka kubasenda bakava muri uru rugo, kuko sinshaka ko uyu mwana azaraganwa n'umwana wanjye. Ariko nyamara wibuke yuko Sara ari we wahendahenze umugabo we kugira ngo abyarane n'umuja we. Wibuke ko ari we wamuhendahenze, aramubwira ngo ndakwinginze fata umuja wanjye wemere ubyarane nawe, wemere uryamane nawe, ambyarire ku bibero, wenda yazaducikura, yazatuma izina ryacu ritibagirana. Nshuti y'umusaraba, hari ibintu twibonamo kandi tutarabigizemo uruhare. Humura, niba ibintu byose urimo wisangamo cyangwa uhura nabyo utarabigizemo uruhare, humura, ntacyo bizagutwara, uzabisohokamo. Mana nishimwe cyane. Ibintu utagizemo uruhare, ibintu utasengeye, ibintu utatanze icyifuzo, ibintu utifuje mu mutima wawe ukabyisangamo, humura, uzabisohokamo. Imana izumva gusenga kwawe. Bibiliya yatubwiye ngo nuko marayika w'Imana abwira Hagayi, aramubwira ngo Uwiteka ari mu ijuru yumvishije amarira y'uwo mwana. Bibiliya iratubwira ngo nuko marayika w'Imana amukora ku maso, ngo agiye kubona iriba ry'amazi. Mana nishimwe cyane. Uyu muja ntabwo yigeze agira uruhare rwo kuryamana na sebuja. Ni ibintu yisanzemo. Yarazi ko ari umuja nk'abandi, ariko bamushingira sebuja. Abonye abyaye umwana aravuga ati wenda nanjye nzagira ijambo muri uyu muryango. Agiye kubona abona baramwirukanye, yisanga mu bihe atateganyaga. Nshuti y'umusaraba, wenda muri ubu buzima, muri ibi bihe urimo, hari ibihe urimo wisangamo utateganyaga, hari ibihe urimo ugenda uhura nabyo ariko utateganyaga. Humura, niba nta ruhare ubifitemo, nta ruhare wabigizemo, humura, Yesu azabigukuramo kuko nta ruhare wabigizemo. Yesu nashimwe cyane. Uyu nawe yari umukobwa nk'abandi, yari ibwami, yari kwa shebuja, yumva nta kibazo afite, nubwo yari umunyamahanga. Ariko ibi bihe ntiyabiteganyaga. Nawe ushobora guhura n'ibihe ariko utateganyaga. Mana nishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati, Mana ikurinde mu bindi bihe. Zina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ariko humura, ibihe utagezemo uruhare ntibikagutera ubwoba, ibihe utagezemo uruhare ntibikaguhagarika umutima. Yesu arabizi, Yesu arabireba. Urugamba urimo urwana, intambara urimo, Yesu arabizi. Nubwo bakwanga, nubwo baguca mu muryango, nubwo bakwirukana, ariko Yesu arimo arabireba, Yesu arimo arabireba. Bibiliya yatubwiye ngo marayika w'Imana ahamagara Hagayi, aramubwira ngo urarizwa n'iki, uhagaritse umutima kubera iki? Aramubwira ngo Uwiteka ari mu ijuru yumvishije amarira y'uwo mwana, kuko uyu mwana ntabwo yigeze ateganya kuzavuka muri ubu buryo. Uyu mwana ntabwo yigeze ateganya ko azavuka muri ubu buryo. Niyo mpamvu marayika w'Imana atari guceceka. Yesu nashimwe cyane.
Bibiliya yaratubwiye ngo nuko amaze kumuha amazi ngo yafashe imvumba y'amazi ashiramo amazi arayamuramiza, ngo amaze kuyamuha ngo nuko atura mu butayu. Humura nubwo wari mu butayu uri mu bintu bidafatika ubona bifata bicika, ariko humura urimo wisanga mu bihe utateganije inshuti y'umusaraba. Yesu nashimwe cyane, Yesu ahimbazwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ikurinde mu gihe cyo hagati, Imana ikurinde mu kindi gihe. Hari ibihe wisangamo, hari ibihe urimo wisangamo utateganije, ariko Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Yesu nashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Twasomye amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 7 duhereye ku murongo 1 tugeza 14. Haravuga ngo bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfu y'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Mana ishimwe cyane. Yesu yari arimo yigendera ngo agiye kubona abona abantu basohoka mu mudugudu. Uyu mudugudu witwa Nayini. Uyu mudamu yashatse nk'uko abandi bashaka, ntabwo yarazi ko azapfusha, ariko ngo amaze gushaka umugabo warapfa, agira ikibazo yuko abaye n'umupfakazi. Mana ishimwe cyane. Mana ikurinde mu kindi gihe cyo hagati. Igihe cyo hagati kiragoye, igihe cyo hagati. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Aja gushaka yashatse nk'abandi, baramurambagije nk'uko abandi barambagizwa. Arakundwa nawe arakunda, akora ubukwe nk'uko abandi bakora ubukwe. Haleluya. Ariko ntiyarazi yuko azapfakara, nta nubwo yabiteganyaga. Mana ishimwe cyane. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo yari umupfakazi, none igihe kimwe n'uyu mwana arapfa ngo kandi yari ikinege. Umugabo we yamusigiye umwana umwe. Agiye kubona abona n'uyu mwana nawe arapfuye. Mana ishimwe cyane. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati inshuti y'umusaraba. Ntabwo ibi yabiteganyaga. Nawe yashatse agiye kubaka nk'uko abandi bubaka, yumva nezerewe nta kibazo, ariko ngo agiye kubona abona n'umwana warapfuye. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo nuko abana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Mana ishimwe cyane. Yesu yari arimo yigendera ngo agiye kubona abona abantu basohoka mu mudugudu. Uyu mudugudu witwa Nayini. Uyu mudamu yashatse nk'uko abandi bashaka, ntabwo yarazi ko azapfusha, ariko ngo amaze gushaka umugabo warapfa, agira ikibazo yuko abaye n'umupfakazi. Mana ishimwe cyane. Mana ikurinde mu kindi gihe cyo hagati. Igihe cyo hagati kiragoye, igihe cyo hagati. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Aja gushaka yashatse nk'abandi, baramurambagije nk'uko abandi barambagizwa. Arakundwa nawe arakunda, akora ubukwe nk'uko abandi bakora ubukwe. Haleluya. Ariko ntiyarazi yuko azapfakara, nta nubwo yabiteganyaga. Mana ishimwe cyane.
ariko Bibiliya yatubwiye ngo yari umupfakazi, noneho igihe kimwe n'uyu mwana arapfa ngo kandi yari ikinege. Umugabo we yamusigiye umwana umwe, agiye kubona abona n'uyu mwana nawe arapfuye. Mana ishimwe cyane. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati, inshuti y'umusaraba. Ntabwo ibi yabiteganyaga. Nawe yashatse agiye kubaka nk'uko abandi bubaka, yumva nezerewe nta kibazo, ariko ngo agiye kubona abona n'umwana warapfuye. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo nuko abantu b'umudugudu ngo bose baramuherekeza bagiye gushingura, arimo arira n'abantu bamuherekeje bose bafite agahinda. Yari afite agahinda kenshi, yari umupfakazi, n'umwana yari afite yari amaze gupfa. Ngo Yesu arimo yigendera akubitana nabo mu marembo. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Mana imugoboka mu gihe cyo hagati, inshuti y'umusaraba. Igihe cyari kigoreye cyane, abantu bamushungera, umudugudu wose wari uri mu muhanza amaso, barimo bavuga ngo reka turebe noneho umugabo warapfuye n'umwana waragiye, reka turebe uko ntari bube. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu amugoboka mu gihe cyo hagati, ngo nuko Yesu akubitana n'abantu bahetse ikiriba. Mu yandi magambo bahetse umurambo, barimo basohoka umudugudu bajya gushingura. Ngo Yesu amwitegereje. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi. Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ngo humura mugore, humura, wirira, ngo wirira. Yesu ahura nawe mu gihe cyo hagati. Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, humura, ibihe utagizemo uruhare ntibikagutera ubwoba. Yesu arahari, Yesu akubereye maso. Akubitana na Yesu barimo basohoka umudugudu, bantu bose bamushungera, abarimo barira, abari guseka, abababaye, abishimye, bose bari bamuherekeje. Yesu akubitana nabo mu gihe cyo hagati. Yesu abonana n'umupfakazi wari uri marira afite agahinda kenshi. Mana igufashe, Mana ikugirire neza nshuti y'umusaraba. Mana turengere cyane, Mana ikugirire neza, ikurinde mu gihe cyo hagati. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi. Yesu akugirira imbabazi muri iki gitondo. Yesu akugirira imbabazi wowe unkurikiye kuri iki gicamunsi, bitewe n'aho uri, ku manywa y'ihangu, haba nimugoroba. Yesu akugirira imbabazi. Bibiliya iravuze ngo Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ngo mugore, humura wirira. Ngo nuko asatira ikiriba, ngo abari bacikoreye, ngo Yesu agikoraho, ngo nukore wapfuye aba muzima, arangije ngo amusubiza nyina ari muzima. Mana nishimwe cyane. Yesu ndamukunda. Yesu uboneka mu gihe cyo hagati. Kandi Yesu ko mukunda, ntajya avuga mbere yuko abantu bavuga, ajya reka abantu bakabanza bakavuga, Yesu hanyuma akabona akavuga, agafata umwanzuro wa nyuma, kuko ntabwo yavuga mbere. Hari abagenda bavuga ngo yavuze tutaravuga. Yesu rero ajya abanza akareka abantu bagaterana, bamara guterana buri muntu wese akavuga ibyo agomba kuvuga, hanyuma Yesu agasozera. Haleluya, kuko Yesu ni umwana. Ajya abanza akareka bose bakabanza bakahagera, bose bakabanza bakavuga, bose n'icyo umuntu yari yishingikirijeho kikavaho, kugira ngo Yesu yerekane ko ari umwana. Mana nishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro.
Mana iramutabara, Mana imurengera mu gihe cyo hagati, abantu bamushungera, hari abababaye, hari n'abishimye, ariko Yesu yerekana ko ari umwami. Yesu aramurengera, amukiza mu gihe cyo hagati. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo yarazi yuko nawe abyaye nk'abandi babyeyi, ntabwo yarazi ko umwana wazapfa. Mu gihe cyo hagati umuntu arahinga ariko bikarumba. Mu gihe cyo hagati uhinga nawe uhinga nk'abandi uzi kuzasarura, ariko mu gihe cyo hagati bikarumba kandi abandi bejeje. Mana nishimwe cyane. Mu gihe cyo hagati kiragora. Urashaka ukabura urubyaro, ukaba ingumba, ariko nyamara nawe washatse ugira ngo wungure umuryango, ariko igihe cyo hagati kiragoye. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Mana ishimwe cyane. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Ntabwo uyu Hagayi ntabwo yateganyaga yuko azava muri uru rugo. Nta nubwo yigeze asengera yuko yaryamana na sebuja. Yagize ikibazo yuko bamushingiye shebuja, anagira n'ikibazo yuko banamwirukanye, kandi ibi bintu nta ruhare yabigizemo. Nyirabuja yahendahenze umugabo we, amuhendahenda ko aryamana n'umuja, arangije anamuhendahenda amubusaba ko amwirukana n'umwana. Ibi hatigeze agiramo uruhare, ibi hatigeze ateganya, ibi hatigeze asengera, ibi hatigeze afatira umwanya ngo abifatire icyifuzo bibe no mu mutima we. Mana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Igihe cyo hagati kiragorana, kuko Hagayi nawe cyaramugoye cyane. Ngo yabonaga umwana wakina mu rugo kwa se, agiye kubona ngo bamuha umutsima n'imvumba y'amazi, baramubwira ngo fatiye ubutayu ugende. Yusomye Bibiliya irakubwira ngo nuko amazi arashira n'umutsima urashira. Ngo agiye kubona abona umwana yirambura mu maboko ye, ngo nuko aho kugira ngo amupfire mu biganza, ngo amushyiraho umuntu yatera ibuye, ngo kugira ngo atamupfira mu biganza. Aho niho marayika yamusanze, aramubwira ngo ngumva Hagayi we, ngo ijwi ry'uwo mwana ryumvikanye mu ijuru wirira. Mana nishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro. Ibintu utagizemo uruhare ntibikagutera ubwoba, ibintu utateganyije, ibintu utagambiriye muri wowe ntibikaguhagarika umutima. Nshuti y'umusaraba, Yesu akubereye maso. Yesu arahari kugira ngo akurwanirire. Hari ibintu twisangamo tutateganyaga, hari ibintu twisangamo bitewe n'abantu babidushizemo cyangwa babidushoyemo, ariko utagizemo uruhare. Ariko humura, humura, humura. Yesu yaranesheje kandi Yesu akubereye maso. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Yesu arengera uyu mupfakazi, aramurengera. Abantu benshi barimo amushungereye, abantu benshi nawe yari afite agahinda mu mutima. Atekereza uburyo yapfushije umugabo ari muto, atekereza ko yamusigiye umwana umwe, areba n'umwana umwe nawe arapfuye. Uyu mugore atekereza ukuntu azaba muri uyu muryango yashatsemo, atekereza ko azasubira iwabo, ahantu hose nta jambo yari ahafite, kuko uyu mugore nta imbere n'inyuma ntaho yari afite.
abantu bose barimo muhanze amaso bavuga ngo reka turebe. Mana ishimwe cyane, ariko ahura na Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahura na Yesu, ahurira nawe mu marembo y'uyu mudugudu witwa Nayini. Barahura, aramubwira ngo humura, wa mugore we humura. Mana ishimwe cyane, humura yenda ibintu uri mucamo ni ukugira ngo Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Humura, Yesu arabizi, Yesu arimo arabireba ibyo uri mucamo, ibyo bagushoramo. Icyangombwa ni uko utabigira mu ruhare, Imana iguha umugisha. Yesu nashimwe cyane. Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati, inshuti y'umusaraba. Umuntu yabyara ntabazi ko azapfusha. Umuntu yashingirwa ntabazi ko azapfaka. Umuntu yahinga bashaka ko azeza. Mana ishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro. Mana ikurinde mu gihe cyo hagati. Mana ikurinde mu kindi gihe. Mana ikurinde mu gihe kiri imbere. Mana ikurinde, Mana ikurinde, Mana ikurinde. Tugiye gusoza, nagiraga ngo nkubwire ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Nshuti y'umusaraba, Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Nari ngufite ijambo rivuga ngo Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, mwebwe mwese mudukurikiye, Imana ibahe umugisha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ntabwo turi intyoza, ahubwo aba ari ukugira ngo twungurane ku ijambo ry'Imana, duhanane ibitekerezo. Urimo urankurikirana uyu munsi, nanjye ejo nzagukurikirana. Mana ishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana, ariko Imana ikurinde mu gihe cyo hagati. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasenze kugira ngo ubwami bwawe buze mu mitima yacu, ubwami bwawe buze Mwami mu badukurikiraniye hirya no hino, mu izina rya Kristo Yesu, haba ari muri Afurika, haba ari ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Nzi yuko neza Mwami Imana ibi byigisho bihagera hafi na kure. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo, umwuka w'Imana ashorera ijambo ryawe kugira ngo rikore ibyo rigomba gukora. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, natwe ari n'abagukurikirana bose, kugira ngo mu gihe gikwiriye buri muntu wese akubera igikoresho kikugirira umumaro mu gihe gikwiriye. Urakoze, izina ryawe rihimbazwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.